bakobwa mwishyuye Imana kwirirwa mwambaye ubusa, mwambara ubusa no mu nzu y'Imana. Icyo ninde wakibabwiye? Murara mu etaje, murara mu mazu y'ibitabashwa, ariko mu buzima mwambaye ibitenge bihenze ariko bidafite Imana. Mufite amatelefone meza, mu office, mufite akazi keza, murabyaye mwarahetse, ariko Imana ntibiri mu nzu isa. Mwuka arababarakarira, ntimugatere umwuka w'Imana agahinda. Umuntu uhaye Imana mu bukwe nyuma mugashwana, ujya kumubwira ngo mpereza ya mpano yanjye twarashwanye? Iyo ari amarido wamuguriye ujya kumubwira ngo mpereza amarido yanjye sha twaranganye? Arakomeza akayataga muri saro, wanamusura umujinya ukakwica ugafata iso ya marido nyamanuremo cyangwa ukamureka ukavuga uti ni impano naguhaye ngaho genda ukomeze ube igipfu. N'Imana niko imeze, iguha guhanura, wasambana ikagenda ikagusigira ubuhanuzi. Ntago mbirwanyije, Imana yibahe kawunga n'umuceri wubahe, byanakaze ku isoko na bya biciro banza bitaramanutse. N'amavuta iyabahe, ibahe n'amazu, ariko si Yesu. Abagabo bibitangaza banyeganyeje ijuru, Imana yavuga ngo mfite abagabo barenze abantu batera isi ubwoba, bafite amazina akomeye, n'abagabo banejeje Imana, Imana irishima. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 14 cy'Abami, navuze aba Samweli ariko ni mu Bami. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 14, dusome duhereye ku murongo wa 4. Haravuze ngo igitabo cya mbere cy'Abami ni page ya 338 mu isezerano rya kera. Iyo ushaka kureba page ku bantu batabimenyereye, ndabizi ko twese ntago tuba turi abanyembaraga, ntago twihuta kimwe. Hari imibare mitoya iba hano hejuru muri Bibiliya iragufasha, hano hejuru gatoya. Igitabo cya mbere cy'Abami 14, dusome duhereye ku murongo wa 4. Haravuze ngo nuko muka Yerobowamu abigenza atyo, arahaguruka agishiro kwa Ahiya, ariko Ahiya yari atakibona kuko amaso ye yarahumye, ahumishijwe n'ubusaza. Uwiteka abwira Ahiya ati dore muka Yerobowamu aje kukubaza iby'umwana we urwaye, ndakubwira ibyo uza kumubwira namara kwinjira aha. Ariyoberanya yihindura undi mugore. Nuko Ahiya yumva ibirenge bye akinjira mu muryango, aravuga ati yewe muka Yerobowamu injira, niki gitumye wihindura undi mugore? Umva ngutumweho amagambo akomeye, genda ubwire Yerobowamu uti umva uko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze ngo yagukuye muri rubanda irakogeza, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bw'Abisiraheli, ikugabaniriza igihugu igikuye ku nzu ya Dawidi, ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi witonderaga amategeko yayo, akayikurikirana umutima we wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 11. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 11 murongo wa 21. Yohana 11 ni mu isezerano rishya murongo wa 21. Haravuze ngo Marita abwira Yesu ati databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka ku muzuko ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Amen. Dusigaje ahandi habiri, muri hangana ndabikora nkuko Yesu yampaye kubikora. Abaheburayo 11 murongo wa 22. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 murongo wa 22. Abaheburayo 11 murongo wa 22 ni page ya 229 mu isezerano rishya. Dusome mu izina rya Yesu. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo 11 murongo wa 22. Haravuze ngo kwizera niko kwatumye ubwo Yosefu ubwo yaragiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kw'Abisiraheli, agategeka iby'amagufa ye. Amen. Noneho dusoreze mu rwandiko Pawulo ndikiye Abaroma
8 murongo wa 17. Urwandiko Paulo yandikiye abiroma cyangwa abaroma 8 dusome murongo wa 17. Urwandiko Paulo yandikiye abaroma igice cya 8 murongo wa 17. Haravuze ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa ndetse turabaragwa b'Imana turabaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugiranwa n'ubwiza tuzahishurirwa kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurirwa kw'abana b'Imana kuko ibyaremwe byashyizwe mu butaka bw'ibitagira umumaro icyakora si kubw'ubushake bwabyo ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabishyizeho yiringiraga yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Amen. Reka ndirimbe indirimbo ya 57 mu ndirimbo z'agakiza, indirimbo umwuka wera mpaye nicaye hariya. Ndaririmba nk'ibitero 2 cyangwa 3 hanyuma tuganira amagambo y'Imana. Amen. Abacuranzi badufashe turirimbe indirimbo ivuga ngo umukiza wacu ashobora kutunezeza mu isi atuyobora kubw'ubuntu niwe uduhaza ibyiza. Yaravuze ngo twizeye ubuntu bwe kuko niwe ushobora kutuyobora twese. Haleluya haleluya ashimwe. Umukiza wacu ashobora kutunezeza mu isi atuyobora kubw'ubuntu niwe uduhaza ibyiza. Twizeye ubuntu bwe kuko nawe yemeye kutuyobora twese. Haleluya 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 shimwe. Twizeye ubuntu bwe kuko nawe yemeye kutuyobora twese. Haleluya 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 tureke kwiganyira kenshi kubw'inzu n'ibyo kurya kuko ibyo byose tubihabwa kubw'ubuntu bw'Imana. Atuyobora mu nzira yose kandi atwikorere imitwaro. Haleluya 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 atuyobora mu nzira yose kandi atwikorere imitwaro. Haleluya 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 ubwari byiza muri isi kwizera umwami Yesu bizamera bite mw'ijuru tubonye uburanga. Nukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira. Haleluya haleluya haleluya. Nukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira. Haleluya haleluya haleluya. Amen haleluya haleluya haleluya. Amen 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 haleluya 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 haleluya. Amen 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 haleluya haleluya
Yesu ashimwe cyane. Amagambo Yesu yashyize ku mutima wanjye afite isanganyamatsiko cyangwa intego ivuga ngo ubuzima bw'umukiranutsi ntibumungwa. Amen. Ubuzima cyangwa se kubaho k'umukiranutsi ntikumungwa. Si ibintu biriho none ngo tuvuge ngo birarangiye, ni ibintu bifite agaciro none kandi bizagira n'agaciro ejo hazaza. Kandi si ibintu bifite agaciro mu isi y'ubuzima busanzwe, ahubwo ni ibintu bifite agaciro mu isi y'umwuka. Kuko nugererana gukiranuka ukagereranya gukiranuka n'ibyo utunze, uzananirwa, uzafeiringa, bizapfa. Ntago agaciro ko gukiranuka n'agaciro k'iby'Imana yashyize muri twe kabarirwa mu bwinshi bw'ibyo dutunze. Si ibyo ntago ariko bimeze. Nta nubwo gukomera kw'Imana kugaragarira mu bwinshi bw'ibintu Imana iduha, cyane cyane ko abarokore benshi mushaka ko Imana ibaha ibyina. Ni byiza, ariko gukomera kw'Imana ntabwo kuri mu bwinshi bw'ibintu Imana iduhereza, ahubwo gukomera kw'Imana kuri mu gaciro ko gukiranuka kwayo kuri muri twe twese. Haleluya. Ndatangara cyane iyo abantu bafashe Kristo bakamuhuza n'amazu, bakamuhuza n'abagore, bakamuhuza n'abagabo, bakamuhuza n'ibintu bisaza. Biranangaza cyane. Yesu aruta ibyo. Yesu aruta ibyo. Yesu aruta abagore. Yesu aruta abagabo. Yesu aruta abana. Yesu aruta amashuri. Yesu aruta amazu meza. Yesu ntagereranywa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Imana iza kumfashiriza muri iri teraniro. Yesu ntagereranywa. Wamugereranya n'iki se? Umuririmbyi yaravuze ngo ubwo ari byiza kumwizera muri iyi si, ubwo ari byiza kuba tumwizeye, ngo ubwo ari byiza, ngo bizamera bite tubonye uburanga bwe. Ubwo tumwizera tutamureba n'amaso y'umubiri, bizamera bite tureba n'amaso ku maso. Haravuze ngo ni ukuri tuzanezerwa ngo tubonye ubwiza bwe budashira. Yesu mu isi y'umwuka tukiri muri uyu mubiri niwe bwiza bw'Imana, ariko hari umunsi tuzamureba amaso ku maso, tuzamureba. Muri mbye yaravuze ngo nimubona nzamumenya, nzaba mpagaze imbere ye nyuzwe, nzamumenya ndeba inkovu zo mu biganza bye. Haleluya. Yesu niwe wenyine wagiye mu ijuru afite inkovu. Baba Stefano bateye amabuye, iby'inkovu ntabyo bafite. Afite umwihariko, afite ukuntu asa. Nitumubona tuzamumenya. Nzaba mpagaze imbere ye nyuzwe, nzamumenya ndeba inkovu zo mu biganza bye. Ubwo buzima burimo Yesu rero ntibusaza, ntibumungwa. Ngira ngo abantu babaye mu cyaro barabizi, iyo twajyaga kubiba hari igihe wasangaga ibishyimbo imungu zarabiriye, wagira umugisha ugasangamo dukeya. Ukavuga uti ntacyo bwo hasigayemo dukeya, reka mpfe kujya kubiba. Ukabiba ukabona bireze, umuntu arasaruye. Ariko ubuzima Yesu arimo ntibumungwa. Nubwo umuntu yaba arwaye kanseri, umuntu w'imbere aba ari muzima. Nubwo umuntu yaba arwaye diabete, iki kibiri kibabara, ariko umuntu w'imbere aba ari muzima. Nibumungwa, nibusaza, buhorana itoto. Niko Dawidi yaravuze ngo bene abo Imana yabateye mu bikari byayo ngo bazahorana itoto n'amakakama, kuko batewe mu rugo rw'Uwiteka. Imana ize kumfasha twese. Amen. Iri jambo twasomye mu gitabo cy'Abami n'umuhanuzi witwa Ahiya. Uyu muhanuzi witwa Ahiya yahuye na Yerobowamu inshuro ebyiri. Ahiya yahuye na Yerobowamu inshuro ya mbere
Salomo yananiye Imana, yari yananiye Imana. Imana iravuga iti umugabo aranyobeye. Umugabo ushatse abagore 1,000 ni igitangaza. Kandi abagore bose yazanaga mu gihugu cya Israeli, yazanaga iwe, ngo yabazanaga mu bishyingiranwa byabo bazanyemo ibigirwamana. Mu majyambere bazanagamo n'ibigirwa. Inshoreke z'abanyamahanga zazanaga mu majyambere, bazanye amadongo, bazanye amasorori n'amafoke n'amarushe, mare zuzuye, bagashyiramo n'ibigirwamana, bagashyiramo bya Ashera, bagashyiramo bya Dagoni, bakavanga Imana yacu nayo n'umutungo wimukana. Imana iravuga iti umugabo aranyobeye. Hari abarokore bajya bavanga Imana ntiyisubiraho. Izibikora, igibikora bitewe n'icyo umutima wayo ushaka, n'inyungu ishaka muri ibyo ngibyo. Kuko Imana yabwiye Eli na bene Eli, irababwira ngo uhereye none ndabihinduye, unyubaha nzajya mwubaha, unsuzugura nzamusuzuguza. Nibyo byarara, ubaha Imana iramwubaha, uyisuzuguza iramusuzuguza. Nibyo niko byanditse, niko Imana yabwiye bene Eli. Abaje gusenga amen. Ayi ko mwarangayo. Haleluya. Imana iravuga ngo Salomo ndamugira nte? Ndakora iki ko Salomo ananiye? Namuhaye ubwenge, ariko ubwenge bwo gutereta no kwirirwa mu bagore yabuvanye he kari ubucakura. Iramubwira ngo Salomo, nari narasezeranye na so Dawidi, ndamubwira ngo ingoma yawe ni iteka ryose, kandi nta wundi mwami uzaguheruka, kubera ko wari ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Nari narashimye umutima wawe, ariko ndabihinduye Salomo, ndabihinduye. Icyakora ndasigaza imiryango 2 ku bwa so Dawidi. Ni ku bwaso, kubera ko Imana izirikana isezerano yagiranye n'abayizera. Munyikirize haleluya. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umusinisa. Ubwo ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Imana ibwira Salomo, iramubwira ngo imiryango 2, uwa Yuda n'uwa Benyamini, musigaje kubw'isezerano nageranye na Dawidi, kubera ndi Imana itabeshya. Ubundi nari kubikuraho byose nkabiha n'umuntu udatekereza, ariko kubw'indahiro narahiye Dawidi ko ntazamubeshya. Muri Zaburi ya 89 niko havuga, Imana iravuze ngo nukuri ndirahiye sinzabesha umugaragu wanjye Dawidi, kandi isezerano ry'imbabazi rizaguma kuri we. Imana iravuga ngo kandi Dawidi abanzi be nibamutera nzafata inkoni ndwane. Imana ni Imana irwana, ariko ntirwanirira bose, irwanirira abayizera. Iramubwira ngo kandi ikimenyetso cyerekana ko ibyo nzabikora, nzafata umwe mu bagaragu bawe hano mu rugo aho hafi. Niwe uzagusimbura, niwe uzayobora imiryango myinshi. Ngo igitondo kimwe uwitwa Yerobowamu, uyu mugabo twasomye, ngahura n'umuhanuzi Ahiya. Ahiya ngaramwitegereza ngo bari hano ku gasozi, arambwira ngo yewe Yerobowamu, we urahiriwe ku Uwiteka. Imana yagaye umutima wa Salomo, ariko ishimye umutima wawe. Iramubwira ngo hari itegeko nshinga iwanjye. Imana ifite itegeko nshinga. Iramubwira ngo nugendera mu mateka n'amategeko byanjye, nk'uko umugaragu wanjye Dawidi yabikoraga. Oya si Salomo, ni Dawidi. Umukiranutsi ntiyibagirana naho yaba yarapfuye, izina rye rigarakomeza rikavugwa. Iramubwira ngo nugendera mu mateka n'amategeko byanjye nk'uko Dawidi umugaragu wanjye yabikoraga, nzabana nawe, nzagukoresha iby'ubutwari. Iramubwira ngo kandi dore nta bundi bwami mfite ahandi hantu, ibyo nguha bikuri hafi. Ngiye gufata ku bwami nene nahaye Dawidi n'umuhungu we Salomo, hanyuma mucemo 2, kuko Salomo yananiye ndamusigira ibice 2 gusa. Ahiya ngafata umwambaro we yari afite mushya,
ngarawuca awukuramo ibice 12 ngahereza Yerobowamu ibice 10 ibindi 2 arabisigaza aravuga ngo Uwiteka aravuze ngo iyi miryango 2 isigaye izasigara kubw'imbabazi nagiriye Dawidi n'isezerano rikomeye namusezeranije. Hanyuma afata imiryango 10 y'igice cy'iburengerazuba, hanyuma Salomo asigarana imiryango 2 wa Yuda n'uwa Benyamini. Bihita biba kuko nta kintu Imana ivuga ngo kireke kuba. Uzi ko Ahiya yatandukanye n'umuhanuzi ari umwana? Nani? Yerobowamu. Yerobowamu siri plus uwo mwana. Yerobowamu yatandukanye na Ahiya abaye umwana. Ariko agendanye kondisiyo ivuga ngo amategeko n'amateka byanjye ibyo wasomye mu bitabo uko wumvise uko wigishijwe nugendana nanjye gutyo nkuko Dawidi yagendanaga nanjye nzakugira uwukomeye. Iramwe ngo kandi dore ngukuye muri rubanda. Imana irata nanjye kuvuga Imana yagucurira ariko ntiyabikora ntiyabikora. Ariko yabwiye Yerobowamu iramwe ngo dore ngukuye muri rubanda. Niyo kumbwiye ngo ngukuye kuba rwese amadongo wari umukozi wo mu rugo rwa Salomo nguhaye icubahiro. Kuba nguhaye icubahiro n'isezerano ngiranye nawe ntacyo bivuze cyane igihe uzava mu mategeko n'amateka byanjye. Munyikirize amen. Imana ntibyayitera ikibazo kukudiha ufite ama etage. Imana ntibyayitera ikibazo kukudiha ufite abantu 10. Imana ntibyayitera ikibazo kukudiha ufite amaduka yuzuye. Ntibyayitera ikibazo kukudiha ufite doctora cyangwa masters uzi kuvuga icyongereza n'igifaransa neza. Ayi wewe irakudiha. Imana imbabazi zayo zingana n'uburyo irakara. Ariko ngo uyu munsi iri gucira mu icupa, umunsi rizuzura. Ngifite icupa igiciramo. Niba ari agacuma, niba ari icupa, Bibiliya yaravuze ngo ifite agacuma igira gute? Ariko imbabazi z'Imana ziracyahari muri Kristo Yesu. Uyu munsi abantu baracyafite amahirwe kwegera Imana, bakayegera muri Kristo Yesu. Amahirwe aracyahari. Yerobowamu ngagere ku ngoma, Imana ntimukuye muri rubanda. Munyikirize amen. Kamwandakariye. Munyikirize haleluya. Hari umwanditsi w'imigani yaravuze ngo hari ibintu 6 ndetse 7 bitigisisi. Reka mvugemo kimwe. Yaravuze ngo hari ibintu 6 ndetse 7 bitigisisi. Reka mvugemo kimwe. Ngo nukubona wari umugaragu mu gitondo bamuvugiriza impundu yabaye umwami. Wa mukobwa wa musore udufasha imirimo yo mu rugo mu gitondo tubyutse tumuvugiriza impundu gahi araje agendera muri ya modoka muzi afite koroteje zimeze kwa kundi. Salomo yaravuze ngo bimwe mu bintu bitangaza isi wa nukubona wari umugaraga b'umwami ngo ibyo bintu bitigisisi. Imana yakoze ikintu gitigisisi Yerobowamu aba umwami. Bibiliya twayisomye iravuga ngo Yerobowamu amaze kugera ku ngoma hari ibintu 2 yakoze bikomeye nshaka kuvuga. Icyambere ngo yagiye kugisha inama. Ngarabanza ajya mu basaza b'Abisiraheli. Urumva ntiyaraza amateka n'amategeko by'ukuntu Imana yagendanye na Dawidi. Yarabyumvaga gutyo gusa, aba mu rugo rw'umwana w'umuhungu w'umwami abyumva gutyo gusa. Abati rero iyi Imana ishobora yaba abantu ishobora kubira isari yereka njye kubaza amakuru. Ngajya kugisha inama abasaza. Barambwira ati rero wa muhungu we ufite amavamuhira menshi. Ariko Imana no yitwaraho neza izakugirira neza. Kuko twabonye ari Imana ivuga igasohoza. Twari duhari natwe yari kutwimika ariko niwe wihisemo. Ntashya ari tugufitiye. Ariko yitwareho neza wa muhungu. Yitwareho neza. Barambwira ati ujye ukunda gusenga uyikundishe uyikunde nayo izagukunda. Nugumana nayo izagumana nawe nuyita izagira guta izagutanika ite. Arabati inama z'abasaza ndazumvishe reka nge nahandi nkajya mu rubyiruko mu basore baramubwira ati umva tukubwire rero wa mugabo we Salomo yadukubitishije inkoni ariko wowe Abisiraheli kugira ngo bakumve uzabadihishe sikoropiyo. Abisiraheli baragora baravuna batuzanaho ibintu by'agakiza kenshi cyane cyane barya abasaza baba mu rusengero batubuza kwiyambarira uko dushaka kandi twebwe tugendana na viziyo.
Salomo byaramunaniye kuduhana, ariko wowe nudukubitisha sikoropiyo tuzakumva. Ayiwe, Yerobowamu aravuga ati izi nama z'aba bahungu nizo sawa, ngo yirengagize inama z'abasaza, gahita yihimbira ikinyoma gikomeye, ngafata Imana imwe ayishyira i Beteli, indi ayishyira i Dani. Kandi Imana yanga ibigirwamana uhereye kera. Irebye Yerobowamu irumirwa, bati uyu mugabo niwe navuganye nawe ejo cyangwa abwira Abisirayeli ngo kujya i Yerusalemu birabavuna, dore ikigirwamana kimwe ngiki Beteli, ikindi ngiki Dani, mujye muza mu gisenge. Iyi niyo Mana yabakuye muri Egiputa. Imana irababara, iramurwara. Imana irababara, imutegera ku mwana we w'umuhungu. Imana ntiwayinanira, ntiyabura higufatira. Imana ntiyabura higufatira. Nubwo wava mu Rwanda ukajya muri Amerika ntiyabura higufatira, niyo wajya mu Burayi ntiyabura, kuko hose ni mu kwayo. Iravuga Yerobowamu we ubereye igisitaza Abisirayeli, ufashe ibigirwamana, usuzugurira Abisirayeli wa mugabo we. Ibi ni ibiki ukoze wa mugabo we? Ibisa nibyo naravuganye nawe. Ninde wakubwiye ko ndi Imana igereranywa n'ibigirwamana? Imana irababara, Imana igibabara, Imana irababara, irababara, Imana irababara, Imana irababara. Imutegera ku mwana we witwa Abiya, ngararwara araremba. Shababyeyi ndabizi mukunda abana, Imana ntiyabura higufatira. Ngararwara araremba, ngo yibuka ko hari umuhanuzi Ishiro, wa wundi bahuye akamuhanura. Reka mbabwire ngo hari abantu bakundishwa Imana n'ubuhanuzi, ariko mujye mukunda Imana yavuze munayikunda itavuze, kuko niyo kwizerwa mu bihe byose. Aburahamu ko yabanye nayo ninde wamuhanuriraga? Ninde uzi umuhanuzi wa Aburahamu? Ariko Bibiliya iravuze ngo yarizeye kwizera kumuhanira no gukiranuka. Nafashijwe munyikirize, haleluya. Aba bagabo b'intwari bose barinze bava mu isi batagira bakumva, bizeye Imana gusa, batayibona ariko bizeye kiriho. Nafashijwe cyane munyikirize, haleluya. Yerobowamu aravuga ati Imana yahiya mfite icyo mpfa nayo ntago nge namutunguka imbere. Ngo yohereza umugore arajijisha, ngajijishe ahishe n'ibimenyetso. Ubu dufite abantu bakora ibyaha bagashaka no guhisha ibimenyetso, ariko Imana ntihishwa. Imana amaso yayo arareba, ngo n'urushishi rw'umukara Imana irarwitegereza munsi y'urutare rw'iki rw'umukara. Nta hantu Imana ihishwa. Icyaha wakoze muri 80, Imana itakihannye ngo wezwe n'amaraso ya Yesu muri 80, umwuka akibona nk'ikibebe, akibona nk'ikivutse ejo. Munyikirize, amen. Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ibyaha bya bamwe bigaragara bikiri bito, ariko hari n'ibyabaye ibigugu abantu basazanye, icyaha kingana no kungana. Abwira umugore we, aramubwira ati Ahiya, duherukana mpanurira ubwami, kandi nkurikije ibintu nakoze Imana ye yamputaza yanyuca, ngahiyoberanye wihindura undi mugore. Ngahita afata imyenda y'abatindi abakubisemo, ibitenge bya Londoni yambaraga bazerisha abakubisemo, ngabayihinduye umugore w'umukene. Imana ireba, Mwuka Wera areba, Mwuka Wera arareba, Mwuka Wera arareba. Iminsi umuntu amaze mu idini ntishobora gutuma Umwuka Wera atabona, ntibibaho. N'imirimo ki wakora yatuma Umwuka Wera ajijisha se? Urabona ngo uyu muntu ngo yubatse urusengero, nabonye mufite plan y'urusengero hano, ngo yatanze miliyoni 50, ngo ntacyo nzamutwara. Ibyo ni ibyina. Mwuka arareba, aravuga ati muka Yerobowamu, ndagutegereje, ariko nubwo nkutegereje sinkubwirira ibyanjye hano kuko uri umuzayifu, ndabikubwira ugeze aho ugiye. Aratega ajya kwa Ahiya Ishiro. Abo tukiri kumwe, haleluya. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihora, ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nde n'umwuka wihora. Hayidusha kuwo Mwuka Wera, ni Yesu wa utugena. Haleluya. Muka Yerobowamu arahaguruka, amaso y'Imana amureba.
amaso y'Imana yamubonye n'ikiganiro yagiranye na Yerobowamu Imana yacyumvise. Ngarahaguruka aragenda avuga ati ngiye kujijisha Ahiya. Twasomye Bibiliya avuga ngo Ahiya nubwo yarashaje ngo yaramaze gukura kubera yarageze mu zabukuru, ngarika amaso ye yarakibona n'amatwi yacyumva Imana. Niyo mpamvu ntarambirwa gutegereza umwami nubwo umuntu w'inyuma arushaho kubabara, ariko umuntu w'imbere arushaho gukomera. Nkakomeza urugendo mfite ibyiringiro. Bibiliya ivuga umwuka w'Imana abwira Ahiya aho yari yicaye, haramwe ngo muka Yerobowamu araje, aje kukubaza iby'umwana urwaye. Ibyo ndibukubwire ngo umubwire ndabikubwira hageze. Ndavugana nawe aruka hageze. Haleluya. Nuko ngo muka Yerobowamu araza, ngo nuko Ahiya cyumva imirinde ye, ngacyumva ibirenge bye, aramuhamagara ati yewe muka Yerobowamu we. Muka Yerobowamu ati mu izina rya Yesu, ko bari bambwiye ko Ahiya yashaje ukamenya ate hari Imana ireba. Tuyihereze icyubahiro, hari Imana ireba, hari Imana ireba. Haravuga Ahiya aracyumva aracyareba. Hawaba wantanze hano akamubwira amakuru, arigenzura asanga yavuye ibwami nta n'umuherekeje, habe na protege y'umugore w'umwami, habe n'umujepe n'umwe, nta n'umwe. Imana ntimuyikinishe, Imana ni Imana ireba. Ati karibu mu nzu nkubwire iby'Imana ivuze. Injira nakubonye. Muka Yerobowamu ati wambonye utatinjira wicare hano. Nubwo umuntu w'inyuma ashaje ariko umuntu w'imbere ni muzima. Muka Yerobowamu ngaricara ati wabona Imana igiye kuvugana nanjye iby'umwana wanjye. Yishyira mu myanya neza. Wari abantu bakunda ivugo y'Imana n'Imana ivuze iti bana banyu nati karame papa isose wahe muziranye. Birabanga icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, nibo bonyine yahaye ubushobozi bwo kuba abana be. Kandi abo ntibabyawe n'inyama n'amaraso, ahubwo babyawe n'imbuto itabara y'ijambo ry'Imana. Abo nibo gusa abana b'Imana, nibo baziranye n'Imana, nibo bumva ijwi. Yohana yaravuze, Yesu avuga, yaravuze ngo intama zanjye ndazizi, iyo mvuze ziranyumva kandi nazo iyo zivuze ndazumva. Yesu afite ukuntu ajya ahuza natwe. Yes, afite ukuntu ajya ahuza natwe, dufite ukuntu tujya tumenya ijwi rye, kandi natwe iyo tuvuze aratwumva. Dufitanye isano kuko aribo baduhinduye kuba abana b'Imana. Uwiteka himbazwe. Bakundwa turabana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa bene data. Icyakora kuri hafi. Ahiya ngaricara ngajya kumva ibyo Uwiteka amubwira, ajya kumva yumva Uwiteka aramubwira ngo Ahiya bwira muka Yerobowamu ngo umwibutse iby'amateka y'umugabo we ashobora kuba ataramuhaye ubuhamya. Umubwire ngo agenda abwira umugabo we ngo namukuye muri rubanda ndamwogeza, mutoranya mu bandi benshi muha ubwami. Ariko ibintu yakoze byarambabaje. Yatumye imitima y'Abisiraheli imvaho, afata abari abatambyi b'Uwiteka bagira abatambyi ba Dagoni na Bali. Afata abaririmbyi bandirimbiraga neza mu kuri no mu mwuka, abagira abaririmbyi bahembwa, abagira uko abashaka. Afata abadiyakoni n'abashinzwe protokole mu rusengero, abagira abaprotokole b'ibigirwamana byiwe. Genda umubwire ngo icyo wakoze cyababaje umutima wanjye. Umubwire ngo kandi ibyo waje kumbaza by'umwana wawe urwaye nta gukira kuriho, umwana wawe ararwaye kandi azapfa. Imana iramwerurira iramubwira ngo kandi wowe wenyine niwe uzapfa urupfu rwiza, abandi bose muzapfa urupfu rw'imbwa. Iramubwira ngo njyewe Uwiteka munyemere mbivuge kuko ni Bibiliya yabivuze. Niwe mugabo wenyine nabonye muri Bibiliya Imana yabwiye ibintu biteye isoni. Niwe wenyine mushumba, niwe mugabo Imana yatinyutse ivuga ibintu. Iravuga ngo njyewe Uwiteka
nzaheha inzu ya Yerobowamu. Uzababaza Imana bituma Imana ivuga n'ibitavugwa. Iramubwira ngo njyewe Uwiteka nzaheha inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha umwanda akamara, ahubwo nanze kubivuga muze kuhasoma. Umushumba bivuze ntago ari njyewe, ni nako Bibiliya ivuga. Nzaheha inzu ya Yerobowamu nkureho umuhungu w'umudendezo w'imbata. Nzahanagura inzu ya Yerobowamu mu isi y'abazima kugeza igihe nta n'uzibuka ko ingoma yabayeho. Muri Isiraheli nta n'uzibuka ibyabo, kuko ndi Imana yababaye. Narababaye. Imana igiye ibabara igafata ibyemezo bikomeye. Munyikirize amen. Pawulo yandikira Abaroma yarababwiye ngo ntimugatere umwuka w'Imana agahinda. Umwuka arababara akarira. Ntimugatere umwuka w'Imana agahinda. Yerobowamu ngo yumvise ibintu Imana ivuze, yaraje kubaza iby'umwana we kari bukire, yumva iby'umwana nta gukira arapfa. Nubwo wamuvuriza Faisal, nubwo wamujyana mu Buhinde hidaye arapfa. Ngataha yihanagura Uwiteka we, umwana wanjye arapfuye kwe. Imana itarapfa. Arapfa. Basi nta mbabazi wanjye itarapfa, umugabo wawe yarampemukiye. Arapfa. Imana itarapfa. Ngarinda agera mu rugarira abwira umugabo, aramubwira ati mugabo mwiza, wa mugabo mwahuye arakaze. Uzi ko yambwiye ko umwana wanjye atazakira, kandi yanambwiye ngo Imana izaheha imareho iyi nzu yacu y'ubwami. Ibyo kwitwa umwami kazi birarangiye, ibyo kwitwa umwami ayo bagukomeye nayo byarangiye. Imana yarakaye, yafashe umwanzuro. Ariko icyo nagambiriye kuvuga kuri uyu mugabo wari ushaje witwa Ahiya. Muribuka intego y'ijambo ivuga ngo ubuzima bw'umukiranutsi ntibumungwa ntibusaza. Haleluya. Ubuzima bw'umukiranutsi ntibumungwa. Ahiya bari bazi ko yashaje, atakireba, atacyumva, ariko mu isi y'umwuka yari muzima. Mu isi y'umwuka Ahiya yari muzima. Mujye muba bazima muri Kristo. Munyikirize amen. Niwambara ibitenge ntibikubere kuko uri gusaza, ariko umuntu w'imbere yambare gukiranuka. Niwambara kositime ntikubere, ariko wambare gukiranuka. Umuntu w'imbere abe muzima. Niwisiga puderi ntigufate kuko iminkanyari yaje. Umuntu w'imbere akomeza abe muzima. Twese haleluya. Munyikirize haleluya. Munyikirize haleluya. Umuntu w'imbere ni muzima, nta mungwa nta saza. Hari umusaza umwe uri mu isezerano rishya wantangaje cyane witwa Simiyoni. Simiyoni ari mu basaza nkunda muri Bibiliya. Ngo yari yarabwiwe n'umwuka katazapfa. Ngo yari yarabwiwe n'umwuka, kandi yarasha. Bibiliya ntigaragaza n'imyaka yari afite, ariko ngo yarashaje. Ngagira umugisha yumva umwuka, ngo yumva ijwi. Imana iramubwira ngo Simiyoni, abasaza ungana nabo muri iki gihugu bazapfa bagusige. Reka mbabwire, imbaraga z'ibintu Imana ivuze zingana n'imbaraga zo kurinda. Imbaraga z'ijambo Imana isohoye mu kanwa zingana n'imbaraga zirinda uwo yabwiye. Haleluya. Imbaraga Imana isohoranye ijambo ryayo mu kanwa kayo ringana n'imbaraga izakoresha irinda uwibwiye. Ntibijya bibusana, biraresha, birangana, biragendana. Iyo bisize ku munzani usanga bingana. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yakobo, haleluya, ndafashijwe. Imana yabwiye Yakobo, iramubwira ngo Yakobo ntugirane ikibazo n'ibihe uzanyuramo, kuko ibihe uzanyuramo uzabinyuranamo n'ijambo ryanjye. Iramubwira ngo nunyura mu mazi menshi, amazi ntazatuma icyo navuze kitaba. Nzaba ndi kumwe nawe. Kandi nunyura no mu muriro, umuriro ntuzatwika icyo navuze, umuriro nawe uzawucamo neza. Iramubwira ngo kuko mbereye inkora mutima, ngo kandi ukaba wo gukurwa nanjye, ngo icyo nicyo kizatuma nta ngabo nyinshi zigapfa ku bwawe, ngo n'amahanga nkayatanga ku bwawe.
ekosaya perekostizaya bon koraza yawe rekanso perektangosti. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe cyane. Niba ufite isezerano ry'Imana wihangane, reka gushidikanya rizasohora. Imana ntabwo ikibeshya kandi ntihinduka, ibyo yavuze byose bizasohora. Simiyoni ngo yari yarabwiwe n'umwuka katazapfa atabonye agakiza k'Abisirayeli. Akajya ajya mu rusengero akabona uyu munsi ntibibaye, akabona ejo ntibibaye, akavuga ngo gari Imana yabivuze sinzapfa. Abandi basaza banganaga nawe barapfa warasigara, ngo kugeza igihe Yesu yavukiye. Munyikirize haleluya. Imana ikurindirije kuzahura na Yesu. Ngo umunsi umwe Mariya na Yosefu ku munsi wa 8 Yesu avutse, ngo bamujyana kumugenza nk'uko umuhango w'Abayuda wari uri. Kumbe kumujyana mu rusengero bigana no gusohorerwa amasezerano kwa Simiyoni. Haleluya. Simiyoni we yabanaga n'undi mukecuru witwa Ana. Ngo uyu mukecuru yapfakaye amaze imyaka 7 mu rugo rwe, ngo umugabo warapfa, ngabona nta kindi kintu yakora ureka abubu bareke. Aravuga ngo ndabona nta kindi nakora uretse kujya kuramya Imana no gusenga. Nta kindi kikubereye mama uretse kuramya Imana no kuyisenga. Haleluya. Mwamenyira ibihewe uri Imana yo kwizerwa. Umunsi Simiyoni yabonye Yesu, ntekereza ko Simiyoni atari we mwana wa mbere yari ateruye mu biganza bye nk'umutambyi. Ni nka kwa kundi abashumba basengera abana kwigaburo ryera. Ntekereza ko Simiyoni atari bwo bwa mbere yari ateruye uruhinja garusengere, ariko ateruye Yesu ngo yumva igitangaza kirabaye. Duhereze Imana icyubahiro. Ariko wahereje Imana icyubahiro wa munyikirize haleluya. Ku munsi wo gusorezwa isezerano kwa Simiyoni, ngo yateruye Yesu, ngahita ajya mu mwuka arabata Uwiteka we. Rya sezerano wampaye maranye iminsi rirasohoye. Amasezerano yose ufite azasohozwa no gutunga Yesu. Abwira Imana ati uyu nteruye atandukanye n'izindi mpinja zose nateruye, atandukanye na Karori, atandukanye na Sharire, atandukanye nta nawo bahuri. Izindi mpinja zose zanyuze imbere, uyu yaratandukanye. Ahita avuga ngo uyu ni uzababarira ibyaha bari mu isi bose. Mbese muri hano munyikirize amen. Iyo ufite Yesu mubonamo iki? Isezerano ry'inzu. Simiyoni ateruye Yesu yaravuze ngo uyu ni we uzababarira abatuye isi bose ibyaha. Ariko abo murashaka Yesu wakahunga. Si uko Simiyoni yamubonye ari ubabarira ibyaha. Ntago mbirwanyije, Imana yibahe kawunga n'umuceri wubahe, byanakaze ku isoko na bya biciro banza bitaramanutse. N'amavuta ibahe n'amazu. Ariko si Yesu yaravuze ngo uyu Yesu nteruye ni uzahesha abari mu isi bose agakiza. Munyikirize amen. Abwira Imana arayibwira ngo amasezerano yose haba yari none n'ayazaza ejo ararangiye ubwo mbonye Kristo. Sezerera umugaragu wawe amahoro nitahire nigendere. Abo ni abasaza babanye na Yesu, bagira ubuzima burimo Yesu, ubuzima bwabo ntibwamungwa. Na n'uyu munsi ni intwari zo kwizera. Twese amen. Munyikirize haleluya. Bamwe murabo banyamahirwe babaciye ibihanga,
abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi. Haleluya. Reka mvuga undi musore umwe cyangwa umugabo umwe wabanye na Yesu ubuzima bwe buba buzima twese. Haleluya. Ni umusore wajyanye na mukuru we gutamba ibitambo witwa Abeli, ngo bagiye ku musozi gutamba ibitambo batambira Imana. Ngo Abeli akora mu byo yakoraga, ngo yaragiraga intama, ngafata imwe mu nyamaswa yaragiraga ajya kuyitambira Imana. Kayini nawe ajya gutambira Imana mu byo yakoraga. Hari abantu bajya bavuga ngo igitambo cya Kayini cyari kibi. Oya, ahubwo Imana yashimye icya Abeli, icya Kayini irakigaya biterwa n'uko Imana ikunze. Munyikirize haleluya. Kuko Kayini yari yakoze uko ashoboye, akora mu byo akora. Yari umuhinzi, akora mu byo yejeje. Abeli yari umworozi, akora mu byo yoroye. Imana ireba igitambo cya Abeli, irabanga iki gitambo cya Abeli kirashushanya Kristo. Haleluya. Amen. Gishushanya Kristo. Mukuru we Kayini aravuga oya, ibi ni ibiki? Kubera iki Imana ishimye igitambo cya Abeli muri umuna wanjye, icyanjye Imana ikakigaya. Ngo Imana ihitiza uwo mwanya iramubwira ngo Kayini, umwanzi ari hafi yawe, arimo arakomanga ku rugi rw'umutima wawe, ni wowe ashaka, ariko nubwo azanye n'ibyaha ukwiriye kubitegeka. Ubutaha nawe nutamba wagize iyerekwa nzakwishimira. Kayini ngararakara bati oya, ntibibaho. Gute se washima igitambo cya murumuna wanjye, ngewe ndi mukuru uko cyanga icyanjye? Ntibibaho. Udufite abarokore bajyana n'utuntu mu rusengero, gahita yikoza mu gikara bakuye agahiri. Wakibaza ngo ahantu mu rusengero Kayini akuye he imiri yo gukubita Abeli muri umunawe? Bari mu rusengero utagira ngo bari batashye, yamwiciye aho bari gutambira. Muranyumvise? Hanyuma abantu bose baba mu rusengero ntibakijijwe, harimo n'abafite ukuntu kereke niyo mpamvu ukwiye kugira umwuka w'ubwenge kugira ngo utazatega agatwe bakakame. Abaje gusenga twese haleluya. Ngo baramufasha muhonza umutwe arapfa. Ngo Imana iragaruka ubwa kabiri, irambwira Kayini, murumuna wawe Abeli ari hehe? Uzi ukuntu yasubije Imana? Yarayibwiye ngo njye ntago ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Hayigawe yifashe nk'uko urambaza Abeli, njye ndi umurinzi we, uramumbaza nkande? Imana iramwitegereza amwita Kayini, narinzi uko nibura uri bugira umutima uciye bugufi ugasaba n'imbabazi ikintu ukoze. Irambwira ngo rero kuko nta mbabazi usabye, icyambere ugiye kuba igicamuke mu isi. Ubu dufite abantu baba mu idini ariko baravumwa umuvumo wa Kayini, kandi babyina neza bakanaririmba kabonye Mana. Kubera ko impano z'umwuka n'imbuto z'umwuka n'ibintu bibiri bitandukanye. Nizere ko munyumvise. Munyikirize haleluya. Imbuto z'umwuka n'impano z'umwuka n'ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu wahaye impano mu bukwe wagiye kuyimwaka nubwo mwashwanye. Munyikirize. Umuntu uhaye impano mu bukwe nyuma mugashwana, ujya kumbwira ngo mpereza ya mpano yanjye twarashwanye? Iyo ari amarido wamuguriye ujya kumbwira ngo mpereza amarido yanjye sha twaranganye. Arakomeza akayataga muri saro, wanamusura umujinya ukakwica ugafata iso ya marido nyamanuremo cyangwa ukamureka uvuga uti ni impano naguhaye ngaho genda ukomeze ubigipfu. N'Imana niko imeze, iguha guhanura, wasambana ikagenda ikagusigira ubuhanuzi. Kuko impano umwanzi arazirwanya ariko imbuto ntazishobora. Niyo mpamvu Yesu abwira abigishwa, yarabwiye ngo mbatumye mu mahanga, simbabwiye ngo mujye kubwiriza gusa, simbabwiye ngo mujye guhanura, yarabwiye ngo nimugende mwere imbuto kandi imbuto zanyu zigire gute? Yarabizi ko Satani imbuto atajya zirwanya. Yarabizi ko ibyishimo bivuye mu ijuru Satani atabishobora. Pawulo yandikira Abagalatiya yarabwiye ngo imbuto z'umwuka ziragaragara, n'ibyishimo n'amahoro n'umunezero n'imbabazi, bene ibyo Satani ntabitunga. Ariko guhanura yakishushanya akigira marayika w'umucyo agahanura. Yabango ndabonye uri umugabo cyangwa uri umugore, ajya yiyoberanya ko uri umugore cyangwa uri umukobwa.
kafati niba uri umukobwa kubera uko umusubije akakubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe Imana iguhaye umugabo kubera wamubwiye uko umeze. Ariko Imana suka ireba, Imana iratuzi neza. Munyikirize haleluya. Nijya kuvugana nawe ntizakubaza ngo mbese uri umugabo ngo cyangwa uri umusore. Ibyo ntiyabibonera umwanya. Irakubwira ngo niba uri umusore ejo nk'iki gihe nzakugirira neza. Ubwo uri umugabo ejo nk'iki gihe nzakugirira neza. Ariko ntijya muri tatonaje ngo ubuse ngo uri umugabo ngo ko mbona usa n'abasorezi. Nta mwanya Imana ifite. Munyikirize amen. Abeli arapfa. Kayini Imana iramubwira ngo bayikivume mu isi. Uzazerera uza gutanga kukubona azakwica. Imana iramubwira iti se Kayini abwira Imana ati kumvumye umuvumo ukomeye wambabariye basi. Imana iramubwira iti nkubabarire iki ko wanze kwihana kare. Iti cyakora nzakurinda uzabeshwaho n'inkota nibyo. Ariko umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo muri rya jambo twavuze ngo ubuzima bw'umukiranutsi ntibumungwa, yaravuze ngo amaraso ya Abeli aracyavuga ibyiza ngo nabugingo n'ubu. Twese haleluya. Twasomye irindi jambo ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 11 n'amakuru ya Lazaro na Yesu n'abashiki ba Lazaro, Maria na Marita. Aba bakobwa bizeraga Yesu ku kigero gikomeye cyane. Muracyari hano nkomeze mvuge Yesu. Haleluya. Aba bakobwa bizeraga Yesu ku kigero gikomeye cyane. Baramwizeraga kugera ku kigero bamwizeraga ukiza indwara z'umuntu ukiri muzima, bakanamwizera nk'umuntu uzura n'abapfuye. Bari igitangaza aba bakobwa. Munyikirize haleluya. Yesu bamutumaho Lazaro arwaye aremze ngo yanga kujya kumukiza, abwira abigishwa be ati oya ntago tujya i Betaniya, Lazaro ntarwaye indwara arwaye Yesu yo kugira gute? Mwumva imibare ya Yesu we. Ngo indwara Lazaro ntarwaye ngo arwaye ngo si yo kumwica. Reka hashira iminsi birahita agira gute? Abarapfuye. Ngo bamutumaho baramubwira basi wanze kuza kumukiza kiriho ngwino basi udufashe gushyingura. Inaha bazi kuri inshuti yacu twese abaturage b'inaha i Betaniya bazi kuri uwacu. Yesu arabihorera baramushyingura ngasibira kabiri, ajya sibira ajya agira gute? Ajya sibira ukamuhamagara ntaze kumba ari gukiza abarwayi hirya. Haleluya. Ajya sibira ukamutumira uti waje Yesu ko mpfuye abana baburaya, akakwihorera akajya gukiza umuntu uri CH kurembye. Ajya sibira, ariko kuba yasibiye ntibimuza kuba ari mu kazi, n'ubundi abari mu kazi. Kandi iyo wawe icyubahiro utakimuhaye hano hirya mu baturanyi usanga bari kukimuhereza bawe turi Imana ikiza, uri Imana ishoboye, uri Imana itabara. Nuko ateye iyo hano yakibuza ajya kugishakira ahandi. Arasibira barashyingura barihanagura barataha bati burya Yesu adukujeho. Yewe we adukujeho. Bibiliya avuga ngo Yesu abwira abigishwa be arababwira ngo ndiyumvamo kujya i Betaniya kwa Lazaro. Umwe muri batera urutoki ati Yesu ntiwibuka ubushize ukuntu batwimye icumbi, ukuntu bari bagutereye amabuye, ubwo urajya gukora iki? Arababwira ngo birakwiye ko njya kureba Lazaro inshuti yanjye. Baramubwira ati wanze kujya kumukiza akiri muzima, none ugiye yarapfuye, ubwo ntugiye kubashinyagurira? Arababwira ngo singiye kubashinyagurira, afite imbaraga zo gukiza abazima no gukiza abapfuye. Twese haleluya. Yesu aramanuka ajya i Betaniya kwa Lazaro. Bibiliya avuga ngo ahageze ngo yitegeye hafi yabo ngo abayuda baramuha bati waje kuza kumukiza hakiri kare, wanga no kuza gutabara, none uje Lazaro anuka sha nuko ibyawe bimera. Umugabo umwe ngo yarwaje umwana ararwara kandi ari umukozi w'Imana. Umwana ararwara kandi ngo yari we wenyine w'ikinege afite. Umwana ararwara arapfa. Ajya gusenga rero, murabizi ko ibyacu byose tujya kubibariza mu masengesho. Arabwira ati kubite ko ngukunda ko mpora mu rusengero mpora ndomuvuga butumwa mbwira abantu kugirira neza ukaba waranyiciye umwana, ubu none nzajya mvuga iki kuko? Imana iramubwira ngo nuko njya ngenza inshuti zanjye no mubi komeye biri undamburira amaboko yawe ump'imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihuza za kujya
ngo Mariya abona Yesu arirukanka ajya kumureba, aramubwira ati databuja, niki cyatumye utaza musaza wanjye arwaye? Ko karitsiye yose ibizi ko ari inshuti yacu, waraduhemukiye, watumye bene wacu bakuvuga nabi, kandi bamenye amakuru y'abantu uri gukiza, iwacu byaranze. Musaza wacu yarapfuye amaze iminsi ine mu gituro. Arabwira ati nimuhumure ndahari, nimuhumure ndahari. Ngakiganira na Mariya, ngo Marita nawe amenya ko Yesu yaje, ngaza yirukanka iri jambo twasomye, munyikirize haleluya. Arambwira ati Yesu, kubatinze kuzi iwacu ukaduteza bene wacu, baraducyuriye ngo kubana nawe ntacyo bimaze, baraducyuriye kukuririmbira ntacyo bimaze, baraducyuriye kugutambira ntacyo byatumariye, baraducyuriye imirimo twakoze mu itorero ntiyahawe agaciro, baraducyuriye. Yesu abwira Marita, aramubwira ati Marita wirira, Lazaro ntiyapfuye. Marita ati ibyo ni ibiki uri kuvuga? Amaze kane mumva, aranuka, ubu yaraboze, yarashwenyutse, byararangiye. Yesu aramubwira ngo Marita, nyizera, ninjye kuzuka. Umuntu naho yaba yarapfuye azongera abeho. Marita, nyizera. Aramubwira ati Yesu, reka ndabizi ko Lazaro azazuka ku muzuko w'abapfuye. Aramubwira ngo winyizera kera, ubu tuvugana mu kanya Lazaro muramubona ari muzima. Uzi icyo Yesu yaragendereye ku rupfu rwa Lazaro? Yagira ngo yerekane ko abamwizera. Ntabwo Yesu yagira ngo yerekane ko azazura bizinesi zanyu, sibyo. Yagira ngo yerekane ko abamwizeye ubuzima bwabo buriho nubwo baba baryamye mu mva. Mu isi y'umubiri barapfuye, ariko mu isi y'umwuka bariho. Haleluya. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, basahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, nsaba mari nanjye sinzaburayo. Ubwo sahamaga amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Duhereze Imana icyubahiro we, haleluya. Ntabwo iri jambo rigaragaza ko Yesu azazura ibyanyu byapfuye gusa. Ari Yesu uzura ubukwe byaba ari bito. Munyikirize amen. Iri jambo Yesu yavuze ngo unyizera naho yaba yarapfuye, niyo ntego y'iki gice cyose, niyo ntego y'iri jambo ryose rya Mariya na Marita na Lazaro. Umwizera naho yaba yarapfuye azongera abeho, azongera abeho. Mbese muri kubyumva ibintu Yesu ari kuvugana nawe? Umwizera naho yaba yarapfuye azongera. Uwizera umwana w'Imana azabaho iteka ryose, naho yaba yarapfuye azongera abeho, azongera abeho. Imana ishimwe. Mwami Yesu we, Imana ishimwe. Munyikirize torero, Imana ishimwe. Uwizera Yesu naho yaba yarapfuye azongera abeho. Bibiliya yavuze mu Baheburayo 11:22, kandi ngiye gusoza kugira ngo nze gusigaza umwanya uhagije wo gusenga iminota umuyobozi yambwiye. Yavuze ngo kwizera niko kwatumye Yosefu ategeka. Ariko abagabo b'ibitangaza muri Bibiliya twese, haleluya. Yavuze kwizera niko kwatumye Yosefu ategeka iby'amagufa ye, ngo kuko yazirikanye ijambo Imana yavuze, ngo yavuze ko batazaguma muri Egiputa.
byose abagabo b'ibitangaza muri Bibiliya kugira ngo Abisirayeli bave muri Egiputa uhuje n'urupfu rwa Yosefu haciyemo imyaka 400. Muranyumvise? Ariko ngo kwizera ngo kwatumye Yosefu ategeka iby'urupfu rwe n'amagufa ye. Aravanga Imana yavuganye na Aburahamu sogokuru niyo kwizerwa. Nimusemere n'amagufa yanjye umubiri wanjye uguma muri Egiputa kuko gahunda y'Imana nuko Imana izabakura inaha. Niyashaka azashira imyaka 1000 ariko ijambo Imana yavuze irizahera. Irabwira ngo umunsi muzataha igituro cyanjye mujye mukireba neza. Ahantu imva yanjye isabiri muzahitegereza. Nimutaha mugiye mu gihugu cy'amasezerano amagufa yanjye muzayikorera muyatahane. Abagabo b'ibitangaza muri Bibiliya munyikirize haleluya. Torero muri kunyumva kwizera tate kwizera ngo niko kwatumye Yosefu atekereza ko Imana yavuganye na Aburahamu kigiye yavuze nikirangira bazasubira i Kanani. Imana ikabakiza amaboko ya Farawo ikabasubiza iwabo mu gihugu cy'amata n'ubuki. Harabwira ngo bana banjye nimutaha amagufa yanjye nimuzayarekere hano muzayagendane. Ntazagume mu banyamahanga ntazagume mu bapagani. Amagufa yanjye muzayajyana. Mereze y'umushwari. Hari igihe numva nzavuga ibya Yesu nkasaduka bikarangira mugahita munjyanira usororo. Onyekirize haleluya. Abagabo b'ibitangaza muri Bibiliya abagabo b'ibitangaza abagabo b'ibitangaza barenze bano birwa badutera ubwoba bafite imbunda nyinshi ariko badafite Yesu. Abagabo b'ibitangaza banyeganyeje ijuru. Imana yavuga ngo mfite abagabo barenze bano batera isi ubwoba bafite amazina akomeye. Abagabo banejeje Imana. Imana irishima irabyandikisha muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Imana irishima abasore b'ibitangaza batumye Imana inezerwa cyane. Babaga mu isi batayireba ngo ntibagiraga amazu babamo ariko bafite ibyiringiro by'aho barimo barajya. Ntibambaye amakote nk'aya mwambara ariko barebaga umwambaro Yesu yabadodeye ngo bakavuga ko mwisara abashyitsi n'abimukira. Ngo barebaga gakondo umudugudu ukomeye Imana yabubatse bigatuma batiyanduza inaha bakavuga aha ntitwahatinze ejo turatashye. Ntibaryaga imiceri na mayoneze. Nta mwanya bari bafite. Bari batunzwe n'ubuki bw'ubuhura. Barya inyamaswa inzige bambaye impu z'intama ubundi bakanazibura imyenda ikabasaziraho ariko bagendana agakiza. None Banyakigali mwe abagabo mwe namwe mwe abagore mwe n'iki gitumye Yesu ataba muri mwe? Mufite imyenda mufite amazu mufite abana mufite byose. N'iki kibananije bakobwa mwishyuye Imana kwirirwa mwambaye ubusa mwambara ubusa no mu nzu y'Imana? Icyo ninde wakibabwiye? Murara mu ma etaje murara mu mazu y'ibitabashwa ariko mu buzima mu buzima mwambaye ibitenge bihenze ariko bidafite Imana. Mufite amatelefone meza mu ma office mufite akazi keza murabyaye mwarahetse ariko Imana ntibiri mu nzu isa. Uturubwa Imana bwarimutse ariko Yosefu yaravuze ngo bana banjye umunsi nzasaza naho umubiri wanjye waba warashize amagufa yanjye muzayarundarunde muyazamukane muyageze i Kanani.
muri Egiputa si iwacu. Imana izaturundarundi ducyure itugeze mu bwami bwayo. Izatugezayo. Imana izatugezayo. Amafaranga dufite kuri beka ntazatuma Imana itatujyana. Naho naba nzakora ubukwe ejo dore ko ndi umukobwa ntibyatuma Imana itanjyana. Naza nzamwumva nzamuke. Haleluya. Ubukwe bwa Joseline ntibyatuma Imana itaza. Ntibibaho. Umugabo wawe ntiyatuma Imana itaza. Nubwo waba uzabyara ejo ntibyatuma Imana itaza. Azaza kandi nitumubona tuzanyurwa. Isezerano ryo kujya muri Amerika ntiryatuma Yesu ataza. Isezerano ryo kwiga nkagira masters na doctora ibyo ntibiteye Imana ubwoba. Naza nzamumenya. Naza nzamumenya. Bashumba Yesu naza tuzamumenya. Tuzamwumva nubwo ejo baba bari bugusengera ugiye kuba representa ntibyatuma Yesu ataza. Nubwo ejo baba bari bugusengera ube mwarimu cyangwa umushumba w'itorero runaka ntibyatuma Yesu ataza. Ntibyatuma Yesu ataza. Naza tuzanyurwa. Yagusanga no kurigishe ugiye kubikuza amafaranga menshi ukumva impanda iravuze bigahuriramo. Njya numva impanda ivuze numva isi iratigita abantu bagira ubwoba babuze aho bihisha. Nteza amatwi ngo numva ibyo numva induru ziravuze batiye babaye iyo mbimenya nkihanawe batiye babaye babawe iyo mbimenya nkihana. Nteza amatwi ngo numva ibyo numva abera baririmba baturabeho urabeho wasiwe baturabeho urabeho wasiwe baturabeho urabeho wasiwe. Hallelujah. Urabeho wasiwe urabeho wasiwe. Imana ishimwe. Maze iminsi mbwira abantu ngira ngo abankurikiranye kuri YouTube ako kantu mwarakumvise. Nabwiye Yesu ngo naza kudutwara azadutware buhoro. Azatujyane buhoro gakeya tugende dushira umubabaro buhoro. Natugera nko muri metero 15 duhagarare duhindukire turebe isi tuyibwire ngo wasiwe urabeho wasiwe. Ayi mupfakazi urabeho wabupfubyiwe urabeho wasiwe. Haleluya. Nitugera muri metero 20 duhagarare duhindukire turebe umupfakazi tubwira ngo urabeho wabupfakazi we urabeho wabupfubyiwe urabeho wakwambara ubusa we urabeho wamadeni we urabeho kanseri na diabete urabeho turatashye wabo bizera bose urabeho wasiwe. Hazaba umunsi tuzumva w'impanda harabagira n'ijuru ryose Yesu bwazaza mu bwiza bwe bwose hashimwe ngo muwo mwami wanjye dore urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye bihamba mumva maze arasuka
ngamuze nase nagaruka zamushimira ibyo azaza kandi ntazatinda azaca intambara zishire Pawulo yavuze ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza bera tuzahishurirwa ngo kuko n'ibyaremwe byose ngo n'ibyaremwe byose bitegereje uwo munsi ibyaremwe byose bitegereje uwo munsi ubwo Yesu azaza akamaraho imibabaro yose azima ingoma uwo mwami wacu Yesu ubuzima bwacu ntibuzamungwa nidupfejo muri Kristo tuzakomeza tubeho munyikirize haleluya ejo urupfu nirukujyana ugapfa tukakujyana n'usororo cyangwa inyamirambo cyangwa mu Busanza hariho hose uzaba uriho muri Kristo uzabana n'Imana iteka Imana ibaho umugisha asante asante tuzabana n'Imana iteka mubwira nayo magambo humurizanye mubwira abafite imitima itinya ko Yesu azaza mubwira abababaye abihebye abaruhijwe n'intambara n'amakuba byo mu isi mubabwire ko mwama dutegereje tuzabana nawe munyikirize haleluya reka mbabwire ibintu bibiri muri byinshi nari nateguye bituma ubuzima bw'abera butamungwa icyambere ubuzima bw'abizeye Yesu bari indyo yuzuye yitwa ijambo ry'Imana bari indyo yuzuye yitwa ijambo ry'Imana iyo ndyo iruzuye ituma badapfa uko babonye ituma bariho none kandi n'ejo bazabaho Dawidi yavuze ngo ijambo ryawe naribitse mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho iryo jambo tuzaryamana naryo mumva niko Yobu yabwiye umugore we n'inshuti ze yarabwiye ngo mwa nshuti zanjye mwe wowe Elifazi na Elihu n'abandi n'umugore wanjye wowe turi kumwe arabwira ati woya ibyiringiro byanjye n'ijambo ry'Imana mfite nzabiryamana mu mva yanjye harabwo ngo kana umucunguzi wanjye nzamureba n'amaso yanjye sayundi harabwo ngo umutima wanjye umazwe n'urukumbuzi tuzamureba Yesu ijambo ry'Imana Yesu aganira na Nikodemo yaramubwiye ngo ikibyawe n'Imana cyose n'umwuka ikibyawe n'umwuka cyose n'umwuka n'ikibyawe n'umubiri cyose n'umubiri twe twabyawe n'imbuto itabora ariyo jambo ry'Imana nidupfa tuzabaho kandi Kristo nazataka agasanga tukiri bazima tuzahindurwa duse nawe icyakabiri gituma abana b'Imana batamungwa bagakomeza bakabaho no mu rupfu banyweye ku mazi mazima amara inyota y'ibyaha twese haleluya twanyweye ku iriba rizima ry'amazi meza afutse amazi yo atumara inyota twashize inyota murimbyi yaravuze ngo najyaga njya ku iriba ry'isi mfite inyota nyinshi cyane ngo naba ngiye kunywa amazi agakama ngo ariko ubu none ni Yesu mpaza wenyine ngo nta rindi zina nemera ngo kuko ubugingo n'umunezero wo bibonerwa muri Yesu Kristo andi mariba yose nta mara inyota amariba y'amafaranga nta mara inyota amariba y'urugo nta mara inyota amariba y'urubyaro nta mara inyota ariko iriba ryitwa Kristo n'amazi mazima mara inyota munyikirize amen gatatu ari naho ngiye gusoreza aba bantu batuma babayeho mu buzima bwo gukiranuka butamungwa batojwe na Yesu ubuzima bwo kudahemukira Imana ariko Mana bafite umutoza witwa Kristo abatoza kudahemukira Imana bituma ubuzima bwabo buhorana itoto butuma bahora bumva bariho no mu bigeragezo no mu makaga n'amakuba bituma biyumva nk'abariho haleluya bituma biyumva nk'abariho nubwo baba batarabyara ari ingumba bumva bariho muri Kristo nubwo baba badafite akazi mu mujyi wa Kigali ariko kuko batojwe na Yesu umutoza mwiza bumva batazahemukira Imana bumva batazayihemukira nubwo abagabo baba babananiye n'abagore bumva Yesu batamuhemukira kuko batojwe na Yesu Yesu n'umutoza mwiza w'itorero reka mbinginge kubw'icyubahiro cy'Imana duhaguruke dusenge haleluya mbese urumva uriho muri Kristo cyangwa ubuzima bwawe bwaramunzwe nabonye abantu benshi baje gupfukama hano ariko ndifuza ko twongera tugasenga ukeneye kongera kuba muzima muri Kristo nta kindi kintu gituma ubuzima bw'abana b'Imana bumungwa n'icyaha niyo mungu yonyine
ituma ubuzima bw'umuntu w'Imana bumungwa. Ariko uyu munsi tugiye kubwira Yesu adutera urukingo, adutera urushinge rwo kuzinuka icyaha n'igisa nacyo. Mbese birashoboka? Munyikirize amen. Bibiliya iravuga ngo icyatumye bariya baba intwari zo kwizera ngo bahoranaga n'Imana, ngo kandi bakizera Imana mu bigaragara n'ibitagaragara, ngo ibyo byatumye Imana ihamya ko ari abakiranutsi. Imana ihimbazwe. Aravuga ngo kandi abo ntibarahabwa ibyasezeranijwe ngo baradutegereje. Twese amen. Amen. Sinzi niba muri iteraniro turi bwongere tugapfukama kuko mwapfukamye kenshi, ariko reka ninginga umuntu umwe muri iteraniro cyangwa babiri cyangwa batatu. Umuntu waba urimo muri iteraniro atarakizwa, atarizera Yesu, nukuri reka nkubwire nta yandi mahitamo ufite. Urupfu rw'umubiri ni ruzo uzapfa, ariko uzapfa n'urupfu rw'ubugingo. Urupfu rw'iteka ryose rwagutegereje, ariko twebwe abizeye Imana tuzapfa rimwe tubane na Yesu iteka ryose, umunezero w'iteka. Turaguhendahenze muri Kristo, niko Paulo yanditse aravuga ngo turabahendahenda, ngo bisa naho Imana ibingingira muri twe, kugira ngo uyu munsi ufate umwanya wo kwitekerezaho. Uhawe amahirwe muri Kristo kugira ngo nawe uyu munsi ube icyaremwe gishya, ubuzima bwawe bube buzima muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Ubaye urimo muri iteraniro turaguhendahenze kubw'icyubahiro cy'Imana. Umuntu utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza we ngo amubere umuyobozi, amubere umujyanama, uzamura ikiganza cyawe tuguhuze n'Imana. Niba urimo umuntu utarakizwa ngo yakire Yesu, ubatizwa umubatizo w'amazi menshi, wuzura umwuka wera, uzamura ikiganza tuguhuze n'Imana. Niba urimo, ndabona uyu munsi abantu bateranye bose ari abitorero. Reka dusenge. Imana igumugisha, Imana igumugisha. Ngwino natwe twaje turi babi, turi na nyuma yawe, turi babi cyane, ariko Yesu yaratwakiriye. Ugira ngo se twaje dusa gutya, twaje turi babi nyuma yawe, ariko Yesu yaratwakiriye, atubwira ijambo ryiza ko tubyawe n'Imana. Imana igumugisha musore, kandi uzabona ineza y'Imana. Imana igumugisha. Twenginga abashumba baze bakwatuza amagambo y'agakiza. Undi muntu wa kabiri waba uri muri riteraniro, Satani yaba yaratumye ubuzima bw'umwuka bumungwa, ikirere cyawe cy'umwuka kikamungwa, kikazamo ibyaha, nawe ukwiriye kwezwa kugira ngo ugaruke ku isoko nzima y'agakiza, wongere umwe ku isoko. Umuntu waguye utakigiye ku igaburo ryera, udaherukana na Kristo, umuntu waguye, nawe ngwino wongere wezwe, wongere umwe ku mazi mazima, iriba ry'agakiza. Wongere ugirire Imana icyizere, umere nka wa mwana w'ikirara yabwiye se aramubwira ngo data ndagarutse, hanyuma wongere ugirire Imana icyizere.